moto arakomeye yanjyanye ahantu kandi twarebye intara turagenda turarya turanywa reba icyoroshye apo nanjye ko ndanarekegera ndi umupagani uteye ubwoba ntabwo byari kubitindaho imitoma ndayimanuka ndamutereta ambwira ikimuri ku mutima nanjye ku mutima ngo rwose uri umugore mwiza uteye isheja rwose ahubwo reka nkubwire mabuja ndagukunda nanjye ngukunda kubi gusa ndakureba ngo ushime gusa sinshimuta muri iryo joro numva ko muri uwo munsi twarasambanye bishoboka sambanye tubana usambanye nyokobusha cyane ubuse mvaga ntabwo ufite ntabwo yafite kuko burya reka tubifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye hano ku Bicu TV babwira ngo Imana y'amahoro nibaho umugisha kandi Imana y'amahoro nibishimire. Yitwa Rupapurisi Char. Nkuko muri kubibona rero hano imbere yanyu hari umugabo si ubundi ngo ndirirwa nkuvugara aya ntabwo mvuga ko intore irivuga tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Imana yaho umugisha kandi Uwiteka abishimire. Nitwa Ndikumana Efta. Imana iduhana umugisha ibindi barabiza babimenye. Ndikumana Efta abamuzi bamuzi nk'umuhanzi ari n'amazina akoresha mu buhanzi ariko hari irindi zina story bafana banjye mungiye mbabarire. Mu mazina yanjye nitwa Efta ariko muri filime nyarwanda nitwa Meya nagaragaye muri Metere Nzovu ndi Meya, Rupaca Comedy ndi Meya, muri Murokoke TV ndi Meya, muri Rupaca muri Janja naho ndi Meya. Anyway ni henshi ngenda nkina hatandukanye ariko nkaba ndi n'umuhanzi mu ndirimbo zishimisha Imana Ukarabo TV. Ibindi Imana iduhana umugisha. Umva ko wari uryibagiwe kandi ryari ingenzi ryari ingenzi kuko abenshi bazi kuri Meya. Mbo reka nongere mbabwire ngo tubahaye ikaze hano ku Bicu TV. Meya Karame ngenda kwita Meya kuko rero nzi cyane. Nta kibazo kirimo. Nta kibazo kibirimo rwose. Ntacyo pe ntacyo. Abadukurikiye rero uyu mugabo witwa Meya ni umurokore. Abeshyara Oya indirimbo uririmba ni iz'Imana. Oya biravuga ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo ufite umutima utakurega icyaha ubasha gutinyuka imbere y'Imana. We imbere y'abantu n'imbere yawe mbasha gutinyuka ndi umurokore. Yego. Uyu mugabo rero afite ubuhamya agiye kuduha. Aratuganiriza kandi aduha n'ubuhamya. Meya Karame tuguhaye ikaze ngaho tangira ubwira abantu babwira icyo bateguriye. Murakoze. Ni byiza abanyamakuru Imana bamugisha kuvumira muri kino kiganiro kuko buri ijambo ry'Imana riravuga ngo abana b'Imana cyangwa se barahura bakaganira tugakunda tukagirana ibihe byiza. Ni byiza kugira ngo tubashe kujya ikiganiro nk'iki ngiki kuko nasanze mu bintu byose byashoboka ari ugutanga ikiganiro n'abari hirya no hino bakumva ikiganiro kikabafasha bakabasha kuva mu byo barimo bakegera Uwiteka. Nge mubona yego benshi banje kuri Meya kuko ndi Meya muri filime nyarwanda nitwa Meya ariko amazina nitwa Ndikumana Efta. Ngewe ijambo ry'Imana ndarikunda cyane kuko hano muri Yesaya ibice 50 uhereye ku murongo wa 4 kugera kuri 5 haravuga ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menye gukomeresha urushe amagambo ikangura uko bukeye inkangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Dusubiremo muri Yesaya 50 ibice 50 umurongo wa 4 avuga ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe hariho akadomo kugira ngo menye gukomeresha urushe amagambo hariho akadomo naho inkangura uko bukeye hari akadomo
ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Iri ni ijambo Uwiteka yampaye ubwo yankuraga mu byaha nari ndimo. Yari imaze kubona ko ndi umunyamumaro cyangwa naba umunyamumaro imbere yayo. yari guhakira utarakizwa. Yari impaye ntarakizwa. Ubwo ngewe nari umudamu ahantu i Nyamirambo, ariko umudamu bwanjye akazi k'ubuzamu waragakoze? Naragakoze. Ni nako kazi nabayemo cyane, ariko ngagakora atari uko nkishimiye, ahubwo ari situwasiyo y'ubuzima ndimo. Ndi mu buzima bungoye cyane uko ni ikintu cy'ijana iki cyabaga ari urugamba. ubwo hari nka ryari? Ni 2008 oya 2007 gutyo. 2008. Uri warakijijwe? Oya, nari umupagani mubi cyane ubwo utanarebesha inzoga nywa, itabi nywa, nawe ubwawe rero kukugambanira kandi dukundana bakaza kukwiba kugira ngo utaje kumenya ko ari ngewe. Ubwo rero icyo gihe haje kumureka umuntu Imana imumugisha ari muri Canada yitwa Jemuve cyangwa Juvenal niyo nkuru. Imana iguha umugisha aho ngaho muri Canada uri. Nibwo yambwiye ngo nakuboneye akazi, kuko mbona kubona nkabona ndakwishimiye, ariko ako kazi nakuboneye ni ahantu urugo rw'umuntu uzajya urinda. Ndaba ngo Imana iguha umugisha ajyana ukanshakire. Naragiye i Nyamirambo mbona akazi ko kujya mba umudamu mu rugo, urwo rugo ariko narahararaga nkanafungurira imodoka nkanayoza. Mpembwa amafaranga gahe 40,000. Yari na menshi icyo gihe? Atari menshi, yari menshi kuko icya mbere cyo 40 nabonaga nabashaka kwambara neza, kuko yewe nkunda kwambara neza cyane. Bashaka kwambara neza nkabasha no kwizigamira, uretse ko n'ubundi icyo gihe muri icyo gihe ayo mafaranga n'ubundi hano muri Nyamirambo abo dushya twinshi. Ajya ashidukana ya menshi uyajyanye kuyanywa byere, ajya ukwezi kwajyaga n'ayamazemo ya 40. ya 40. Nasi ubwo waragendaga se ukababwira ngo nibagwa amafaranga ujye mu kabari? Oya, ari ntonye na boutique. Mwarimo tuye kuri hafi ya boutique? Hafi ya boutique. Nkababwira ngo ni mumbe mikingi aho ngaho n'inywera. Nimumara kuyimpa unshyire mu ikayi ko kuzapfa ku itariki 15 kwa gatatu, ntabwo nzapfa mbyibagiwe. Satani aragenda arangwata neza ngo hafi amezi 8. Noneho ngira ikibazo n'intambara n'ikigeragezo, niko nakita njya gukundana na mabuja wanjye. Reka mabuja mu rugo aho wakoraga? Mabuja arankunda kuko nabinyereka. Rimwe yarambwiye ngo ariko Efta cyangwa Karame, aka kazi waje ugakora gute ko mbona uri umusore mwiza? Niyo watangiye arakwibariza? Ufite imbaraga kandi mbona ko umeze nk'umuntu bega wabasha kurana atandukanye. Ndabura mabuja ndebe gutya narababaye. Buri uriya muntu wanzanye hano yamoye ndi muri situwasiyo ingoye, nge nararaga hanze, aho najyaga njya kurara aho bita kwa Gakire, habaga ibiti by'imyembe byinshi, karamu igiti cy'umwembe bukarinda bucya. Kurya kwanjye reka kubivuga, naragendaga nkajya ku rugo rw'umuntu nkamusura nta gahunda. Iyo namenye ko tuziranye najyaga gusura nta gahunda, ngacunga uhishije nkaza nkicara iwawe mpaka bya biryo mbiriyeho. Ubwo ihari utari wajya gukora aho ngaho? Nari ndi kuguhamagusha situwasiyo ubuzima nari ndimo. Nyine ari igihe kenshi na kenshi buriya abadamu Imana ijya ibaha umugisha, Imana yabahaye yerekwa. Yari amaze kubona ko kenshi na kenshi afite imbaraga, ariko kumbi yari afite icyo agambiriye mu mutima we sindimenye. Kaza kava mu kazi kajya gufungura imodoka, akambwira ngo fata 500 nkishima mfite amabuja mwiza. Rimwe umugabo we ajya
yari ari kuko n'undi we yakoreraga hano muri uyu mujyi wa Kigali ariko umugabo muri Canada. None munyangana rwa grippe nta kibazo. None umugabo wari muri Canada rimwe arambwira ngo ariko ndashaka gutangira ntabwo uzongera kujya urira mu gikoni. Ujye kurira hariya kandi ari wowe ufite agaciro kurenza abandi bose, ndaje ukanyumva ukihutira kumfungurira kandi ejo undi wankoreye igikorwa ndakibona ubwira umukozi ngo wibaje ko mabuja ari bujye koga utari washyira amazi muri dushe kandi uko nta gikoze. Anyway, ari igihe abakozi barangara gatoya ariko ntibibuke wabahaye akazi. Uba uramuhwitiye avuga ati kutajyanira amazi mabuja. Urakoze cyane, Imana igumugishe. Naramuhituye, nkimara kumuhitura yahereye ko nambwira ngo urakoze cyane. Amazi agana ndamubwira ngo none akazi uri gukora bugakora reka nyakujyanire. Okay, ndagenda nione nibafu cyangwa kibasha najyanaga muri dushe kuko muri dushe amazi yararimo ko mabuja yavuze ko yoga konje cyangwa ashushe we yarabyihinduriraga. Ariko nuko ni bafuye no gutera akajyana muri dushe. Buriya bakira ukuntu boga reka buriya Imana yagwaye guha byose. Noneho mabuja ibashe menjyanye muri dushe ahera ko rangurikira arambwira noneho fungurira hariya ndashaka koga ashyushye ashyushye nakonje ariko byakajwe yabo Umwari kumwe muri dushe ariko yari yambaye nyine tu yari yambaye ko n'ubwari bwa mbere ngigezemo nta nubwo nari nyizi iyo dushe kibaho kugira koga amazi akonje nashyushye ukarawa kana tukandamo iyo bwaya kivanga. Noneho arabinyereka ndabikora arambwira nabamera ko yenda shoka nyine burya kenshi na kenshi mu muco nyarwanda tugomba kugira amarangamutima ko nyine nari ngiye gukora amafaranga icyo ari kumbwira cyose nari kugikora. Yari mabuja icyo akora icyo nari gukora ni kimwe, kwica umuntu cyangwa kuroga. Amugabo roga haroga abanyago Imana turengere. Noneho ubwo ngubwo amazi ndayafata ndayafungura arabinyereka arambwira ko ugiye wihuta. Ahubwo ngo byane nihuta nuko uko tuvugisha ukuri ndaguma hano woge ndeba wambaye estime yonyine mu ruhe rwego. Arambwira ngo ngana noneho genda nta kibazo kirimo. None mubire ko genda gera ko ndashima yiko nyira aho ngaho. Ijambo yambwiye ntabwo nzapfa ngiyibagiwe. Yarambwiye ngo ntabwo ngo utinya ngo ndakwishimira. Tangije ku rugi dushiraho tuba arakoresha ibyo akora akimara kugenda. Ikintu cyambabaje ni kimwe nuko ndabyibuka ubwo hagati yange nawe yanyatse ni nimero ya telefone yanjye ko abaramamaga ngo nimutange mu mujyi. Noneho aza kumumagara mutanga mu mujyi bwari ubwa mbere nabaga ngiye kumureba mu mujyi. Arambwira ngo mbere yuko uza kundeba injira tugenereje mu ntebe. Arambwira arimo urufunguzo genda ufungure mu cyumba urebe muri mare hari nk'ipantaro iri mu ishashe gutya na gutya urebe n'ishati gutya na gutya. Ndewe ndeba ishati ndeba n'ipantaro yangure n'inkweto ndangije ndabyambara. Icyo gihe kare uwo mukobwa yitwa Karere karambwira none se imyenda y'igurde ryari ndabwiye koko uretse ntabwo mpembwa none iki gihe umaze hano imyenda y'inkweto wabikoreye ryari yabutse naje hano ndafite akandi kazi nyine nakoresha ubwenge bwanjye. Mabuja ndamutanga mu mujyi tuba turagiye. Arambwira ngo ubwo yambwiraga nyine tukanyishimira ikari bwiza ngoreye ndagenda turakundana mu Mabuja muri make twakundanye. Icyo gihe mwakoze ibintu mu mujyi si cyo naragenda mutanga anshira mu modoka tujya. Arambwira ndashaka gusohokana njyana aho bita hari amahoteli akomeye wa mugabo.
ari amahoteli akomeye yanjyanye ahantu kandi twarebye intara, twavuye muri Kigali twagiye mu ntara, twaturiye Muhanga, twaturiye Muhanga. Ntajye Muhanga. Iyo hoteli nayo ntabwo ushaka kuyamamariza. Noneho turagenda turarya turanywa, reba icyoroshye, apo nanjye ko ndana n'ikigera n'umupagani uteye ubwoba ntabwo byari kubitindaho. Bano ko mabusha nkunda. Ibyakurikiye aho ngaho kubona ko mabusha kuko natangiye nanjye kuko cya mbere ndindwa ari mu gutereta. Imitoma ndayimanuka, ndamutereta ambwira ikimuri ku mutima, nanjye ku mutima ngo rwose uri umugore mwiza uteye isheja. Rwose ahubwo reka nkubwire mabusha ndagukunda, nanjye ngukunda kubi. Gusa ndakureba ngo ushime, gusa sinshima. Ntunyemerera nta kitari bube. Hari ukuntu ushobora kureba ikintu ukagishima ariko ugasiba gushimuta. Ubundi se ubwo ntiwibonaga ibyo yashakaga ntiwabibonaga? Ari ibyo nawe ushaka nk'umugabo. Niyo mpamvu abwira ngo ndi umukristo ndakijwe pe, nshima n'Imana ko yampaye agakiza kuruta Imana ishimwe. Ariko hari abagabo cyangwa abajene batazi gutereta. Agutereta cyo kuvuga amagambo menshi, ni amagambo make cyane kandi arimo ingingo runaka ushaka kugeraho, icyo ushaka kugeraho n'agacyuma. Kuko no mu ijambo ry'Imana uvuga ijambo kugena intego yayo. Ubwo ngubwo rero nawe twatangiye na mabusha muri iryo joro, ndumva ko muri uwo munsi twarasambanye bishoboka. Tutambanye tubana nyokobusha cyane. Bose mvaga ntabwo ufite. Ntabwo yafite kuko burya umuntu aguhaye ibiryo ushonje urarya. Kigenda ari nshonje. Uratinyuka mabusha neza. Ndanamufiringa cyane. Kuko hagati yanjye nawe yari mabusha wanjye arampemba, arankoresha. Nari mbonye kuntu mprofite buryo cyo kuburambe mu kazi. Iyo ntibyanga yari kunyirukana. Yari yamaze kunyereka wese. Umuntu anguriye inkweto, anguriye ipantaro, anguriye ishati nziza. Ndaje arasohokanye, ndagenda nyweye byeri. No bwa mbere nawe kuri ke yitwa Maruko. Ndayinywa. N'inkoko. Urumva ankunda cyane, tangira ryo gutambanye. Imana we gusa nyine Imana izambabarire, twararyamanye cyane bishoboka. Ariko iyo ubwo se mwabikoreye aho ngaho birarangira? Oya, kandi twarabikoreye aho ngaho arangije, noneho ngewe icyo gihe naratashe, tugeze mu mujyi ntega moto, ingeza mu rugo mbera ko ndiyambura, mwina je ndamufungura mu rutege tubonana. Fungura mu rutege tubonana, turangije hagati yanjye tukomeje muri ubwo buzima. Igihe kiza kugera rero, ndabyibuka nari ndyamye ari kuwa gatanu, ndyamye mu ntebe muri sitade, numva umuntu amvugiyemo ngo ibyo urimo ntabwo ari byo. Uryamye aho ngaho? Ndyamye mu ntebe, ndeba umuntu ndamubona. Noneho numva ijwi rirambwiye ngo jya gusenga. Ukiri aho kwa mabusha? Iri aho ngaho, yari duturanye n'umupasiteri. Umugabo yari akiri hanze yataragaruka? Umugabo yari amaze nk'icyumweru agaruka. Yari ari mu rugo? Yari ari mu rugo kuko baramuhaye, yari afite ikiruhuko hafi amezi 2. Ankunda cyane, atajya tekereza umugabo washakaga ngo nimba bagenda muda basohoka twarajyanaga. Yanankundaga cyane, njye nagiraga imico myiza cyane. Oya kumurongora burya akenshi na kenshi iyo umugabo burya abagabo ari ukuntu Imana yaturemye. Abagabo cyangwa akavuga ngewe niba barebe ubu burya umugabo arema mwirare. Umugabo arema mwirare. Uriya n'umugabo uzakubwira ngo ntararagira azababesha. Ubwo buzima bwabo. Ahubwo akazamwa umwuka wera akadufata akadukomeza. Iryo rero ntituri agaciro ngo tubane naryo tutujyane mu byaha. Ariko umugabo wese agira irari. No kukimara kumva iryo jwi ngo jya gusenga. Njyumva iryo jwi ndibuka narabyutse. Mbaza umukobwa ndawaje muto. Ko umuntu yambajije ngo ni we waje ngo reka reka. Biponda bireka. Haje ndi umuntu iryo jwi ndongera ryumva.
ubwo nambaraga ari ku cyumweru ndabyibuka njya gusenga ngiye gusengera ku Kinamba ADEPR pere Kinamba ukimara kumva iryo jwi nkimara kumva iryo jwi warabyumviye n'ubundi nararyumviye pe nararyumviye iryo jwi ndaryumva njya gusenga nyamara gusenga niga igice barabasobanurira wahise ukizwa uwo munsi se oya bahubwo numvishe bavuga abantu bakuze yarigisheje mbese abantu bashaka kuva mu byaha bari muri ibi ngibi ni bande hari abantu banywa urumogi naranywaga hari abantu inzoga narazinywaga hari abantu itabi ibyo byose ubusambanyi baza tubasengera numva banguriza ku mutima nabaye uwa mbere mu gupfukana naragiye nihuta ndirukanka abantu bakora nawe nabonaga bari gukora nawe narirukanse barambuye umukenga napfukamye kuri sima barago yapfukama hano ni abadamu babiri bane umwe arafashe hirya no hirya bane bari kurambura umukenga bagiye kurambura njye napfukamye kuri sima kandi pere nambaye neza barangije barambwira ngo pfukama ku mukenga ndapfukama twapfukama turi abantu abahungu batandatu harimo umukobwa umwe noneho baransengera banjyana mu cyumba hirya ngo ujya kubwira abadiyakoni ndangije ndabarondorera barangije icyo abandi barabwira ngo nimusohoke hasigaremo Efuta wenyine nanjye ndahagaraye barangije tukubwira ukuri Uwiteka Imana yawe kwishimire ukuntu umutima ufite umutima wo gukiranuka pfukama tugusengera uburyo niga igice ndabatizwa baranyakira mvashimye Imana nuko nakijwe Uwiteka aranyegera n'ubu ndi umukristo ushima Imana amina efu none se aho ngaho waje kuhavute kuhava wavuye bose atara cyane ntabwo wongeye ukimara kuva ku rusengero ntabwo wongeye gusambana ntabwo ukimara kuva kuri uwo munsi naragiye ndibuka icyo gihe nari ndi mu rugo hari muri weekend boss yaranahari aravuga ngo turashaka gusohokana turagenda twicara mu modoka turajyana bajya kunywa amayoga nabo ya numva nashaka kunywa inzoga numva nashaka kunywa fanta byagenze gute ahubwo numva nshaka fanta kurenza ikindi cyose mumbe fanta nawe ufite umwana w'umukobwa arambwira ngo abwira papa ngo nimumureke namuri umuntu w'umudamu nimba ashaka icyo ashaka kunywa mureke cyangwa icyo ashaka kunywa kugira ngo tumubangamira kuko ni umukozi mwiza tubana nawe neza kandi ntacyo tubangamiraho cyo mama fanta mba ndishimye mu gitondo bose ari kujya gutega indege i Kanombe tujyana na mabuja ubwo yanshishaga mu gisimenti agenda aranywa ngurira akantu arangije arambwira ngo ushobora ngo ndanywa fanta nanarye imara kuyinywa turagenda mbagira ibibazo byinshi ahubwo njyewe numva nshaka gukiranuka kuryamana nawe gusambana nawe birananiye reka tubane muri ubu buzima kuko njyewe kugira ijambo Imana yambwiye kuva mu byaha niko kujijuka kandi ngo nimva mu byaha nzagira ubukira nk'ubwo ufite ntiyasa kwirukana ubwo yaranyirukanye haciye nk'iminsi ibiri arambwira ngo ufite amafaranga mfite arigera amaze kumbe maze nk'iminsi 3 warampembye ariko hasigayemo inari maze gukora indi minsi 3 arambwira ngo reka n'ubundi wembe kundi kwezi nta kibazo ambye muri pera kumbembye ndagenda mu nyuma hashize nk'ukwezi arampamagara arambwira ngo nawe ngaruka mu kazi turagenda ndagaruka ariko ndi umukristo nawe nkamubwira ijambo ry'Imana arambwira ko ibintu twakoze usamba bari ubibike mu mutima wawe ntihagire umuntu uzabyumva ngo ngiye kujya hanze ajya no kujya muri Canada namuherekeje muje ku kibuga cy'indege aragenda kimara kugerayo turaganira niba turacyaganira yarakijijwe nawe yakiri umwami ndashima Imana yankuye mu byaha nkura mu busambanyi nkura mu kunywa inzoga nkubura muri ibyo byose bitandukanye yampaye agakiza impa n'ijambo haleluya Imana ishimwe data we ushimwa bw'icyubahiro Imana yampaye ijambo ndabyibuka ari muri Yesaya ibice 50 ere ku murongo wa 4 kugera kuri 5 ubu njyewe ijambo rya ubu nakumva cyane icyo ndakumva nkakwigisha impa n'impano tumuririmbyi ndirimbira Imana bana n'Imana ngendana n'Imana no mu ijambo ry'Imana kubasha gukorera tuzongera tugutumira ubutaha uducishirizaho n'indirimbo umunsi wari waje ari ubuhamya kandi ngira ngo amasaha yageze n'urabona mutubwira ko hari ahantu ugiye mu gitaramo ngiye mu gitaramo
bantumiye kiratangira saa 11 kandi barabaye saa 10:50. urahita utega akamoto vuba vuba kugira ngo ugereyo. Murakoze. Turi ku musozo ngaho gira ubutumwa watanga cyangwa se inama waha abantu bakiri muri izo nzira bumva aho Imana yagukuye akomeye mu busambanyi. Gira ubutumwa waha abantu batarakizwa. Ndagira inama abantu bakiri mu busambanyi mu byaha bitandukanye, Uwiteka abakuremo banabireke ariko banegera Imana. Ko Satani akunda gushuka kwereka ibyiza kumba ari ibibi. Ugasanga uri umukristo uririmba kumva uri umunyabyaha. Ugendera ku byaha. Reka dusenge. Ngasenga dusoza. Mana yera, Mana ikiranuka, ndagushimye ndaguhimbaje umukozi w'umuhanga kandi wenzara y'ukuri n'ubugingo. Waravuze ati ngo dukomaga tuzakingurirwa, nanjye ndakomanda aya masaha kugira ngo urebe bari mu byaha nk'iyo narindi ubakureyo ubereke inzira y'agakiza. Urakoze Mana, izina ryawe niryamamare. Ndaritse umwana Imana, umwana n'umwuka wera aje abane nanjye n'abari mu byaha bakureyo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha abari badukurikiye mwese, abari hanze, bari mu Rwanda. Efta Karame. Ibyo ari byo byose warakijijwe, umaze igihe kinini wakiriye agakiza, umuhanzi, umuvugabutumwa. Watanga nimero yawe ushaka inkunga yo y'amasengesho ukamusengera, ufite igitekerezo cyangwa se icyo ashaka kukugezaho akaba yakubona. Ku bari hanze kuri nimero agiye kubaha, ndagira ngo mbabwire ko mu kode yo mu Rwanda ni ikimenyetso cyo guteranya 250, ubwo kurikizaho 07 8 3 4 4 2 8 7 1. Iyo ni nimero nkoresha, 07 8 3 4 4 2 8 7 1. No kuri WhatsApp niyo ngira ashaka kunyandikira ubutumwa bugufi bambwira. Uwiteka abaha umugisha. Shalom. Murakoze cyane. Amen.